inshuro nyinshi naragerageje kwegera inyenyeri ngo nzikoreho, ariko kenshi nkagwa kandi nkababara. Inshuro nyinshi nagiye ntekereza kuba narenze wenda imbibi ibitemewe, ariko buri gihe umugore akongera akangarura gutya mu mbone. Inshuro nyinshi naruriye kugira kure mu bushorishori, uburyo nisanze ndahantu gutya indani mu cyobo aho ni mu manga. Rero utarigeze aba wenyine nibura rimwe mu buzima bwe ngo abe wenyine mu gitanda, ari wenyine muri iryo joro, utarigeze nibura rimwe aba wenyine nibura rimwe mu buzima bwe, ariko se buriya we yabasha gukunda? Yakunda ubuziraherezo? Inshuti nyinshi zaragiye umunsi ku wundi, uburyo uyu munsi nzi ko ejo twese dushobora gupfa. Twaba dufite byose, amafaranga, urukundo cyangwa ububasha, hari igihe kimwe gutya nijoro twisanga turi twenyine, turi hahandi nyine ku ntangiriro. Utarigeze aba wenyine nibura rimwe mu buzima bwe ngo abe wenyine mu gitanda, ngo abe wenyine muri iryo joro. Utarigeze aba wenyine nibura rimwe mu buzima bwe, ese buriya we yakunda? Ese yakunda ubuzima bwose? Umva, inshuro nyinshi nabaye wa wundi ubasha kugera ku nzozi ze, nuko nkakomeza inzira kugeza aho nshaka no gupfa, ariko gihe nkakomeza urugendo, nkakomeza. Utarigeze aba wenyine nibura mu buzima bwe, nibura rimwe mu buzima bwe, ngo abe wenyine mu gitanda cye, ngo abe wenyine muri iryo joro. Ese yabasha gukunda? Oya, ntabwo bishoboka. Ese yabasha gukunda? Hoya. Nzakomeza. Ese yabasha gukunda? Ese yabasha gukunda bya nyabyo?